Aba ni bamwe mu bangavu babyaye inda zitateganijwe bo mu murenge wa Mwiri mu karere ka Kayonza bavuga uburyo basambanijwe bari munsi y'imyaka y'ubukure. Abo twaganiriye bose batewe inda bafite imyaka 17 y'amavuko ngo nyuma yo kubyara bazi bateye ntibaza aho baherereye. Umuhungu warahuye nyine gutyo bisana nubwo twateretanye twahuye gutyo gusa. Hanyuma arambwira ngo barareba ameze nk'umuntu ushonje ngo tugende ajye kungurira icyayi. Turagenda angurira n'ibiryo ndarya, aje arambwira ngo ntabwo nagenda namwishyura ibintu maje kurya. Twararyamanye ndataha. Nari umunyeshuri ngiye kuzana telefone icagenzeyo, ngeze mu nzu za nyine ankurikiye biba ngombwa ko nyine abikora ku gahato. Mu gutaha nyine nyuma amenya ko mfite inda, birangije mbimubwiyeho arabyemera, ariko umwana avutse iwabo aramutorokesha nyine aragenda. Aba bangavu bavuga ko nyuma yo guterwa inda bakabyara kuri ubu ngo ubuzima babayeho burasharira kuko imiryango yabo ntibafasha kubona ibibatunga n'abo babyaye, ibibasaba kujya guca inshuro kugira ngo babone byibura amafaranga yo guhaha, bagasaba ko bafashwa kwigira kuko babayeho nabi. Ubu nyine ubuzima ndimo n'ubwo mbona nk'amafaranga ariko nagiye nko guca inshuro nkahinga nkabasha kubona amafaranga nyine ngakorera umwana ibisabwa. Ni 1000 baduha cyangwa 200 ariko biba bigoye. Ubuzima bushaririye mbayeho natagiye hanze sinabona uko mbaho. Murabo byiza. Njye ikintu nifuza kuba wenda mbonye nk'umuterankunga najya nko kwiga imyuga. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza wungirije ushinzwe imibereho myiza Harerimana Jean Damascene avuga ko muri iki gihe cy'ubukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina bimwe mu bizakorwa harimo icyo gufasha abangavu basambanyijwe bakabyara kubona ubutabera ndetse no kubafasha kugira imibereho myiza yabo n'iy'abana babyaye. Ubukangurambaga icya mbere ni amakuru yo kumenya ngo ese uwahohoteye umwana ahereye he kugira ngo itegeko naryo ryubahirizwe. Icya kabiri ni ukureba niba hari ubundi bufasha akeneye, bube ubufasha mu by'amategeko bube n'ubufasha bwo mu mibereho myiza kugira ngo ibyo nabyo tubikemure. Icyo dusaba rero icya mbere ni ugusaba buri muntu uwo ari we wese kumva yuko ihohotera cyane cyane korerwa abana temewe. Icya kabiri ni ugutanga amakuru uwaba yabikoze. Ubukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina buri gukorwa mu ntara y'Iburasirazuba ndetse n'ahandi mu gihugu ku nsanganyamatsiko igira iti twubaka umuryango uzira ihohotera buzamara iminsi 16. Ibikorwa bizibandwaho ni ukwandikisha abana mu irangamimerere batanditse, gufasha abangavu batewe inda zitateganijwe kubona ubutabera ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bifasha abo bangavu kubasha kwigirira icyizere cy'ejo hazaza. Jamari Habarurema, Isango Star mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba.